Bene data tubahaye ikaze mu kindi cyigisho gishyashya. Umugenzo wacu urakomeje wo kwiga ibyigisho bigendanye n'umudendezo w'idini. Ndashaka kugira ngo ejo haraho twasubikiye ntitwarangiza tuvuga iby'umudendezo w'idini. Twari turimo kwiga ku Bufaransa, icyitegererezo ku Bufaransa, kandi kuko twabonye ko ibihugu byinshi hari icyo bigomba kwigira ku Bufaransa. Hari ikintu kinini cyane ibihugu byo muri kino gihe bigomba kwigira ku Bufaransa. Turanezezwa nuko umwami Imana ari budufashe kugira ngo twongere twibike mu by'Ubufaransa, turebe icyo bivuze muri kino gihe. Ejo twabonye uburyo abahamya babiri bavuga ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ryigisha, ndetse n'abavugira Imana, uburyo biciye mu Bufaransa batagira kirengera, iby'Imana bigatwikwa, Bibiliya zigatwikwa. Ibyo tugiye kuza kubisubiramo mu kanya gatoya. Twabonye mu Bufaransa uburyo batatse itegeko ry'Imana, itegeko ry'Imana rivuga uko iminsi 7 ariyo umunsi wa karindwi ari umuntu agomba kuruhukaho. Hanyuma bakimura bakavuga bati oya, ntago twe dushaka kugira ngo tujye twibuka Imana umuremyi kuri uwo munsi, ahubwo tugomba gushyiraho iminsi 10 yo gukora. Umunsi wa 10 tugateranira kugira ngo ube umunsi wo kurwanya Imana no gutuka Imana. Niko byanditse. Igihe bari bamaje gufata ikigomana cy'ubwenge bakacyimika, bakacyamamaza, hanyuma bakacyambika ivara. Ubwo ndimo ndavuga mu gihe cy'impinduramatwara, igihe cyabanjiriza impinduramatwara. Abantu benshi bazi amateka y'impinduramatwara mu Bufaransa, ariko ntago bazi intambara ikomeye igendanye nayo. Ntago bazi uruhare rwa satani n'uruhare rw'Imana muri iriya ntambara, icyo byari bisobanuye, cyane cyane nk'igihugu cyavuzwe muri Bibiliya, n'ari amarorerwa yavuzwe yose yavuzwe muri Bibiliya. Rero niyo mpamvu nshaka kugira ngo twongere gato tugaruke mu buhakanyi bw'ibyawe mu Bufaransa mbere yuko tuvuga iby'impinduramatwara. Reka dusenga Imana. Uwiteka nyir'ingabo Imana, turagushima ko ukora ku mitima yacu kandi ukayemeza iby'icyaha n'iby'ubutungane. Turakwinginze kugira ngo ukize imitima yacu. Tugiye kwigira ku Bufaransa. Ibihugu byacu birimo biratera intambwe mu byakorewe mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubuhakanamana, uburwanyamana, ndetse bushaka kuzasoza bwerekeye ku kurimbuka kw'ibihugu byacu. Akaduruvayo, urujijo, imivurungano iragenda ikwira ku isi yose bitewe no kwimura Imana no kurwanya Imana mu buryo bweruye. Kandi ibyo bikaba birimo gufatwa n'abakuru b'ibihugu byacu. Turakwinginze kugira ngo Mwami Yesu uduhe umutima wo gucukumbura neza, maze twumve icyo uvuga mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data rero, jyana nanjye mu gitabo cyiza cyitwa Intambara Ikomeye. Mwese murakizi iki gitabo cy'Intambara Ikomeye. Ni byiza ko abakibonye bagisoma, abatarakibonye bakagisomerwa. Iki gitabo kiboneka mu byigisho by'ama audio, kikaboneka mu byigisho mu nyandiko zanditse. Mu Gifaransa cyitwa Tragédie de la siècle, mu Cyongereza cyitwa Great Controversy. Ni byiza, ni by'igikundiro ko dusobanukirwa n'ibigize igitabo cy'Intambara Ikomeye, cyane ko ari ikimenyetso giheruka cy'uko umurimo ugomba kurangira w'ibwirizabutumwa. Igitabo cy'Intambara Ikomeye kigomba gutangwa. Utarakigezwaho, utarakibona, agishake. Mwene data utuye ku isi, ndakurarikira gusoma igitabo cy'Intambara Ikomeye, Great Controversy, Tragédie de la siècle, la tragédie de siècle. Reka rero mumfashe twumve neza ibyawe mu Bufaransa. Hano tubwirwa uburyo Bibiliya itangira ivuga ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu, izarwana nabo ibaneshe ibice. Babahamya babiri twabonye mu gitabo cy'ibyahishuwe barwanirijwe mu nzira za Sodomo, na Egiputa mu mvugo y'iby'umwuka. Sodomo imvugo ishushanya gusayisha, ndetse na Egiputa isobanura ubupagane, imvugo y'icyoka. Inyamaswa ivuye ikuzimu, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu, izarwana nabo ibaneshe bice.
hano haranditse ngo ubutegetsi butemera Imana bwatwaraga Ubufaransa mu gihe cy'impinduramatwara ndetse n'ingoma y'iterabwoba byasoje intambara irwanya Imana n'ijambo ryayo ryera mu buryo bukomeye abatuye isi batigeze babona. Inama nkuru y'igihugu yakuyeho gusenga Imana. Ni ubwa mbere byabaye mu mateka kugira ngo Congress, inama y'igihugu y'Ubufaransa Kongre, yicare ivuga ngo dukuyeho gusenga Imana ku mugaragaro. Satani ntabwo azakora ibisa n'ibiryo muri kino gihe, ahubwo azarwanya gusenga Imana akoresheje gusenga Imana. Muri kino gihe tugomba kubona ibitandukanye. Tugomba kubona kwiga kurwanya kwiga. Tugomba kubona iby'ubuzima birwanya ubuzima. Sinzi niba iyi mvugo mvuga muri kumvuga muyumva. Kurwanya Imana ukoresheje kubaha Imana. Kurwanya amategeko y'ubuzima ukoresheje gutegeka amategeko y'ubuzima. Ikindi, kurwanya umwuka w'Imana ukoresheje umwuka w'Imana. Ukoresha igisa n'umwuka w'Imana. Kurwanya umudendezo ukoresheje umudendezo. Mbese abavandimwe muracyumva iki kintu? Hanyuma nibwo bwa mbere mu mateka y'ibihugu habayeho itegeko rimeze ritya. Inama nkuru y'igihugu, kongere y'igihugu, iteranira kugira gukuraho gusenga Imana, iteranira gukuraho gusenga Imana. No muri kino gihe cya none, bitewe n'urwitwazo rushakwa, muri icyo gihe hashingiwe yuko leta y'Ubufaransa cyangwa se Ubufaransa bwabangamiwe na Kiliziya Gatolika. Muri kino gihe cyacu haritwaza amategeko yo kurinda ubuzima bw'abaturage icyorezo, bashaka gutegeka amategeko yo kudasenga. Iki uwacyumva yagira ngo ni ikintu cyiza. Nta kintu na kimwe gikwiye gutegeka abantu kudasenga Imana. Nta kintu kimwe gikwiye gutegeka abantu, nta kintu gikwiye gutegeka abategetsi barita ngo ntimugasenga Imana. Icyo nicyo gisubizo gihari. Hanyuma intambwe yaratewe ya mbere iterwa yo gufata umwanzuro kuvuga ngo mwe gusenga Imana mu gihugu cy'Ubufaransa mu 1793, mbere yuko ubupapa bufatwa mpiri mu 1793, Papa Pio afungwa, aho biramugeranyije n'uruguma rwica. Hagomba kubona inkubiri izamuhangura kugira ngo azatagaza ubutegetsi bwe. Igihugu yamaze igihe kinini cyane ageragereza mu butware bwe, agikandamiza, ubugaturika bukandamiza Ubufaransa, kugeza ubwo bwaje kwihakana bwaje kugera ku mpinduramatwara. Iyi regime irwanya Imana yazamutse ishingiye kuki? Ishingiye ku byo Kiliziya Gatolika yarakoreye mu gihugu cyabo, bituma bagira umutima wo kwanga Imana, bituma bagira umutima wo kwanga iby'Imana, bituma iby'Imana byose bitewe n'akaduruvayo kari karazanywe n'iby'Imana mu Bufaransa, bituma Ubufaransa bugera ku rugero rw'uko banga Imana ku mugaragaro. Bene data rero barimo gutera ikirenge mu byo kurwanya iby'Imana ndetse mu byo gutegeka iby'Imana. Yego nimutegeka iby'Imana, ariko munsi iby'Imana bizazana akaduruvayo, ntago abaturage b'ibihugu byanyu bazongera kubarebera irihumye, bazazana impinduramatwara, akaduruvayo, urujijo, ndetse n'iki, inkota, inzara n'icyorezo ku butaka, kubera ko uburinzi bw'Imana buzaba bwakwiye kuri mwebwe. Ni umuburo turimo guhereza abayobozi mu bya leta no mu by'idini. Ibitabo bya Bibiliya byarakusanijwe maze bitwikirwa mu ruhame, kandi hagaragazwa kubisuzugura mu buryo bwose bushoboka. Mbega ikintu kibabaje cyabaye mu Bufaransa. Ibi byakomotse hehe? Mbese kugira ngo ibijye kubaho byakomotse hehe? Mbese mwumva ryaje muri vuga ngo inyamaswa zizamuka ivuye ikuzimu irwana n'abibaneshe? Abo bahamya babiri barwanirijwe muki? Muri Egiputa no muri Sodomu, mvugo y'iby'umwuka. Hanyuma harakomeza bajya mbere ngo amategeko y'Imana yararibaswe. Byagenze bite kugira ngo aribatwe? Nahoze mbibabwira, ibigo byacapfaga za Bibiliya birafungwa. Iri jambo bita gufungwa kw'iby'Imana. Reka babwire ikintu kimwe rero,
iyi Imana yirukanwe mu gihugu iragenda, hanyuma uburinzi bw'Imana bukava ku gihugu, satani akicara kuri icyo gihugu agasigara ategekana igitugu buri ngingo yose y'icyo gihugu. Mwitondere aho turimo kubona abantu bari kwamagana iby'Imana babifata nk'aho ari inkuba zitagifite imbaraga, bakimika siyansi. Ngira ngo ahari ndimo gusoma inkuru y'urupfu rwa Magufuli. BBC yaranditse ngo Magufuli ngo wamuhamya Imana, ngo wa wundi wemeraga ku Mana, ngo avuga ko Imana izamurindira igihugu. Bigaragara ko iby'Imana babisuzuguye, babifetse, babigize inoge. Muri kino gihe turabona iby'Imana byahindutse inoge neza burundu. Nukuri ni nk'ikirundo kirunze gisuguma cyenda guhirima. Niko iby'Imana ubu biteye. Ariko mwitondere igihe murimo kubona iby'Imana birimo gusuzugurwa, mwitondere ko ari cyo gihe urubanza rurimo kugenda rukusanywa. Umujinya w'Imana, ibicu byo guhora bigenda birundarundwa, kandi umunsi umwe hazaboneka icyitwa outburst. Umunsi umwe abategetsi b'ibihugu bagiye kuzabona Imana yarakaye. Bene data, abategetsi b'ibihugu ntabwo tubifuriza kuzabona Imana yarakaye. Hari umuntu wagize ko Imana yarakaye witwa Farawo mu Egiputa. Ubundi ifoto tujya dukora mu bihe byose nibyo guseka batubanjirije. Icyo tujya dukora mu bihe byose nibyo guseka batubanjirije. Hano rero igihugu cy'Ubufaransa nacyo giteye intambwe, ibigo byacapaga birafungwa, ikiruhuko cya buri cyumweru cyashyizwe ku ruhande, gisimburwa no kwinezeza no gutuka Imana ku munsi wa 10. Bashyizeho ikiruhuko cy'iminsi 10, bashyizeho igihe cyo gukora cy'iminsi 10, ikiruhuko bakishyira ku munsi wa 10, ariko icyo kiruhuko akaba atari cyo kuramya Imana, kiba ikiruhuko cyo gutuka Imana no kwinezeza. Mbese abategetsi ba leta barinda kurwanya Imana bakora isabato y'Uwiteka. Kubera iki kiruhuko buri gihe kibasirwa? Kubera iki kiruhuko kibasirwa buri gihe? Ariko ndashaka kumenya kugira ngo ibingibi kugira ngo bijye kubaho byari byarahereye kuki. Haranditse ngo umubatizo no guhabwa Ukaristiya byarahagaritswe, kandi ku marimbi hamanika amatangazo avuga ko urupfu ari ibitotsi by'iteka ryose. Mbega intambwe zirimo guterwa n'abantu ku giti cyabo. Mbega intambwe zirimo guterwa n'abategetsi b'ibihugu bimika siyansi kurusha ijambo ry'Imana, bimika siyansi kurusha kwizera Imana. Mbega uburyo iby'Imana birimo gusuzugurwa, mbega uburyo kwiringira Imana birimo kugenda bikubitwa hasi, mbega uburyo kwibwira ko Imana izarinda igihugu ubu byarangije guhinduka nk'inkuba zitagifite imbaraga. Ubwo abarimo kwizerera imbaraga mu bya siyanse, barimo kwizerera imbaraga mu bya gisirikare, abantu barimo kwizera imbaraga mu butegetsi bwa gipolitike, mu bushobozi bwabo mu byo gutegeka. Mbega ukuntu iby'Imana bimeze nk'ikirundo gisukuma cyenda kwikubita hasi. Umuvumo uragenda uva muri buri gihugu ujya ku kindi, kandi kujijama n'ubusinzi biragenda biva ku muyobozi umwe ujya ku wundi. Usanga umuyobozi umwe yarasinze mu buryo bumwe, undi yarasinze mu bundi buryo. Mu by'ukuri tubona nta garuriro, inkubiri yirukanka igana Harimagedoni. New World Order, Nouvelle Ordre Mondiale. Mbese kugira ngo igihugu cy'Ubufaransa kigire ahangaha byaturutse hehe? Kuki igihugu cy'Ubufaransa cyageze aho kiba Sodomo na Egiputa mu mvugo y'Umwuka? Kubera iki gihugu byaturutse kugira ngo igihugu cy'Ubufaransa cyemere ubutegetsi buhakana Imana? Byavuye kugira ngo igihugu cy'Ubufaransa gifate ibitabo bya Bibiliya kibitwike? Mbese byavuye kugira ngo inama y'igihugu iterane igamije gukora gusenga Imana mu gihugu? Mbese byavuye kugira ngo ibigo byacapagaza Bibiliya bibone gufungwa? Mbese bene data, birava hehe muri kino gihe kugira ngo tubone inkubiri yo kurwanya Imana kweruye ibe irimo kugenda ijya ahagaragara? Ubutegetsi bw'impinduramatwara bushaka impinduramatwara bwimitswe, ngira ngo ahari abita ngo abajakobe, abagabo bita ngo ni ba Robespierre, abagabo bagiye batandukanye mu by'abanyamateka barabaza abangaba, kugira ngo hajye kwimika ingoma y'uburevolutionniste mu Bufaransa. Hari ikintu kimwe cyabanje. Igihugu cy'Ubufaransa cyarabanje kigarurwa na Kiliziya Gatolika, cyarabanza kimika inyigisho ya Kiliziya Gatolika,
cyarabanje gifata abagorozi bitwa ngo abahugweno, bamwe kirabica, abandi kibategeka kwimuka mu gihugu. Hanyuma kirangije gukora ibyo ngibyo, gifata ahantu hose hasengerwaga abagorozi bakunda guteranira, kiragenda baragenda, igihugu cy'Ubufaransa kimika ingabo zagendaga zikajya buri gace zikagenda zica. Jyana gato nanjye tusubire inyuma gatoya muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, hanyuma twumve aho byakomotse. Tugiye mbere gatoya, hano hari amagambo aboneka ku ipaje reka dukomeze. Ahangaha bakomeza bavuga aho byakomotse, ngo itorero ryo mu butayu ari ryo ryari rigizwe n'abantu bake cyane bakomoka mu bukristo bwa kera, bari barasigaye mu Bufaransa mu kinyejana cya 18, bihishaga mu misozi yo mu majyepfo kugeza ubwo bari bagikomeye mu kwizera kw'abasekuru. Iyo bageragezaga guteranira hamwe nijoro, haba mu ibanga ry'imisozi cyangwa mu bihuru byitaruye ahantu, bahigwaga n'abasirikare bakomeye, maze bakabazana bakabakurubana, bakabagira inkorera gahato mu buzima bwabo bwose. Umva, abeza b'indakemwa b'intiti mu Bufaransa bambikwaga iminyururu bakicirwa urubozo mu buryo buteye ubwoba hagati y'imambo n'abicanyi. Ubwicanyi butewe n'idini bwatumye igihugu cy'Ubufaransa kigira gute? Gihakana Imana ku mugaragaro. Mu yandi magambo, byatumye igihugu cy'Ubufaransa gitsemba amategeko ya leta, gitsemba n'amategeko y'Imana. Abarevolutionniste cyangwa se ingubire y'abarevolutionniste yatumye bahakana amategeko y'Imana, bahakana amategeko ya leta, bitewe n'akaduruvayo kari karatewe n'iby'idini mu gihugu cy'Ubufaransa. Bene data, bayobozi b'ibihugu, ubwo murimo kwimika abayobozi b'amadini, murimo kwimika iby'idini kugira ngo bize bitegekane namwe, mwitege akaduruvayo kagiye kuzazana na politike ya Roma, politike yo gukungahaza bamwe, abandi bagakeneshwa burundu, politike ya social classes, gufata amaklase, bamwe bakaba abaklase bari privilegiye cyangwa se bari abanyamugisha kurusha abandi, abandi bakaba bakene bwimbi kurusha abandi. Mwitondere politike ya Roma yo gutuma hatagira uzamura umutwe adakungahajwe na Roma. Mwitondere Roma irimo gutuma amafaranga agirwa na bamwe bakomeye mu gihugu, bituma hazamuka inkubiri izigomeka ku butegetsi bw'Imana no ku butegetsi bwanyu bwite. Hanyuma bikomeza bijya mbere rero. Abandi bagiriwe impuhwe bicwaga barashwe amasasu nta mahane bateye, kuko nta ntwaro bari bafite. Ubwo ni mu gihugu cy'Ubufaransa, bagwaga bapfukamye basenga, amagana menshi y'abasaza n'abagore batagira ikirengera, abana b'inzirakarengane bose batabwaga aho bari bateraniye ari imirambo. Iyo wanyuraga muri iyo misozi n'amashyamba aho bari bamenyereye guteranira, ntibyabaga ari igitangaza gusanga imirambo muri buri ntambwe nke, kandi ibyatsi byabaye amaraso, indi mirambo imanitswe ku biti. Mbese muri kumva ibyabaye mu Bufaransa? Mbese muri kumva abahamya babiri barwanirijwe muri Egiputa mu mvugo muri Egiputa na Sodomu mu mvugo iby'Umwuka? Mbese murumva neza ibi bintu byabaye mu gihugu cy'Ubufaransa kikamena amaraso y'abakiranutsi basengaga? Muri kino gihe nabwo turimo turabona intambwe zirimo guterwa mu kohereza abasirikare, mu kohereza abapolisi, kugira ngo hajye gushakishwa aho abantu basengera. Mbese bene data, mutekereza ko iyi nkubiri izasiga ubusa? Mbese ko amasengesho arinda igihugu? Mbese gusenga kari kurinda igihugu? Mbese insengero, ibikorwa, igihugu gisabirwa umugisha n'abasenga? None bizagenda bite igihe tubona iby'Imana birimo kwibasirwa, harimo gukandagirwa mu kubirwanya? Ahangaha twumvishe
Turimo turasoma mu nambaro ikomeye ku paje 97 aho barimo kuvuga neza aho byaturutse kugira ngo ubufaransa kijye kuzuramo imivurungano n'urujijo bitangirire mu ubutegetsi bw'amatwara kugeza ubwo ubutegetsi bw'uwari umwami bwahiritswe maje guhirikwa abasigaye basigara barwanya Imana kugeza ubwo igihugu cy'ubufaransa cyageze ku mpinduramatwara kugeza ubwo cyaje kwigarurwa n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Napoleon Bonaparte kugeza n'ubwo Papa Pio yafunzwe. Bagwaga bapfukamye basenga amagana menshi y'abasaza abagore batagira kirengera ubwo n'abagorozi bapfaga bicwa rubozo bicwa n'ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika mu gihugu cy'ubufaransa. Kandi nanone abana b'inzira karengane bose batabwaga bari bateraniye ari imirambo. Iyo wanyuraga muri iyo misozi n'amashyamba aho bari bamenyereye guteranira ntibyabaga ko ari igitangaza kubona imirambo muri buri ntambwe nke kandi ibyatsi byabaye amaraso indi mirambo imanitswe ku biti. Igihugu cyabo cyahinduwe umusaka n'inkota intorezo n'umuriro gihinduka ubutayu bunini buteye agahinda. Ayo marorerwa ntiyakozwe mu gihe cy'ubujiji bw'umwijima niko intambara ikomeye yavuze. Ntago yakozwe mu gihe cyo kumurikirwa siècle de lumière. Ayo marorerwa ntiyakozwe mu gihe cy'umwijima ahubwo yakozwe mu gihe cy'imyaka cy'ubujijuke mu Bufaransa ku ngoma ya Rudoviko wiswe Louis 16. Ndabona no wiswe Louis 14 ariko ni 16. Ubwo mu yandi magambo rero ubujiji ntago rubu rwituna niko ubujiji nubwo rutegera rubu rwitwazo rwo gukora ibibi ariko noneho abangaba bo igihugu cy'ubufaransa cyakoze ano marorerwa. Aya marorerwa yakozwe mu gihugu atari mu gihe cy'ubujiji. Mwitondere ubwo abantu barimo gutera intambwe zidatewe nuko ari injiji ahubwo zitewe nuko bimuye Imana zitewe nuko barimo gushukwa na Kiliziya Gatolika. Ubufaransa bwashutswe na Kiliziya Gatolika burangije gushukwa na Kiliziya Gatolika bwica amaraso y'inzira karengane nkuko twahoze tubisoma bituma igihugu cy'ubufaransa gihinduka ubutayu bituma igihugu cy'ubufaransa gihinduka iki gihinduka isibaniro ry'ahamenerwa amaraso y'inzira karengane. Mbese byari kurekeraho ngo gucyo gusa byari kurangira ngo gucyo gusa. Bibiri tubwira ko abo bahamya iminsi 3 yagombaga gushira bakazuka kandi mu kuzuka kwabo hanyuma bakajya mu ijuru isi yose bagira gute ibatangarira. Byerekana uburyo igihe cyo gutsinda kwa Bibiliya no gutsinda kw'ijambo ry'Imana muri rusange, gutsinda kw'abahamya babiri, gutsinda kw'abahamya b'ijambo ry'Imana, gutsinda kw'ubuprotestanti kwari kugiye kujya mbere biciye mu gusenyuka k'ubupapa mu 1798. Hanyuma rero muri icyo gihe ubuhanga buhanitse buni siyanse bwari bwarateye imbere, ubwanditsi buri kuba gikwira, abanyadini b'ibwami nabo mu murwa mukuru bari barize bazi uburenganzira bwa muntu icyo ari cyo kandi ari intyoza, bityo bakigaragazaho ubugwaneza n'urukundo. Mwumve neza rero igihe tubona ubujiji butarimo gutera inkomoko y'ibintu abantu barimo gufata umwanzuro wo kugira ibyo bakora babikuye ku bitari ubujiji bwabo, bikuye ku bushake bwabo, babikomeye ku kurwanya Imana, nta kindi kintu gikurikiraho Imana iraza ikaza guhana. Nta kindi kintu gikurikiraho Imana ireka igihugu kigasigara kiyoborwa na Satani kandi agasigara ategekana igitugu buri ngingo yose y'igihugu. Ndaza kosoma ibyakurikiyeho. Ariko ubugome burenze ubundi buretse mwumve neza nyangari bwo ushaka kubona ubwarateye Imana kurakara. Ubugome burenze ubundi bwigeze kubaho igikorwa kibi cy'abadayimoni mu binyejana biteye ubwoba byabayeho, cyabaye iyicwa rya mutagatifu Bartolomayo. Ngira ngo ahari benshi mutwumva ari abanyamateka murabyumva muriza kubisobanukirwa. Ibyo mu Bufaransa mbere yuko igihugu cy'Ubufaransa kibamo impinduramatwara ni ibingibi ubwicanyi bwabaye ku ngoro mutagatifu Bartolomayo cyangwa se Saint Bartholomew. Iyo abatuye isi bibutse ubwo bugome bw'indengakamere yagiriwe bahinda umushyitsi, umwami w'Ubufaransa yokejwe igitutu n'abapadiri. Umva ikintu gitangaje, yokejwe igitutu n'abapadiri n'abayobozi bakuru b'i Roma maze atanga uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa giteye ubwoba. Inzogera yavugijwe mu ijoro, nta yandi majwi yumvikana. Hakurikira iki? Habaye ikimenyetso cyo gutangira ubwicanyi. Hicwa baki?
hicwa abazanye umwuka wo gusenga mu gihugu, hicwa abazanye gusoma ijambo ry'Imana mu gihugu, hicwa abari bafite gukunda igihugu, hicwa abari bafite ijambo ry'Imana mu mitima yabo, hicwa abari bafite gutinya Imana mu mitima yabo, hicwa abubahiriza ubutegetsi bwa leta batangira kwicwa. Hakurikiraho iki? Hagomba gukurikiraho, ubwo niba bari bishwe, hagomba gukurikiraho indi ngoma ifite reforme iteye ubwoba, ariyo yindi twasomaga. Inzogera yavugijwe mu ijoro, nta yandi majwi yumvikanaga, yabaye ikimenyetso cyo gutangira ubwicanyi. Abaprotestanti ibihumbi byinshi bari basinziriye, batuje, bari mu ngo zabo, bishingikije ku ndahiro y'umwami, baje gutungurwa, basohorwa mu nzu zabo, maze babamarira ku icumu. Umwami yararahiye avuga ngo nimuryame musinze nta kindi bubatware. Hanyuma umwami aza guhindura indahiro, yokejwe igitutu n'abapadiri. Mwene data uri kunyumva, ibi bintu ntago byaje kugwa igihugu cy'Ubufaransa amahoro, ntago byaje kugwa igihugu cy'Ubufaransa amahoro. Dusoma amagambo aboneka mu migani, dufashe biriya zacu, dusoma amagambo aboneka mu migani, igice cya 12, igice cya 13 mu 12. Ndashaka kugira ngo mbasomere amagambo haboneka 12 mu 16. Haranditse ngo no 13 mu 12 haranditse ngo ni ikizira ku bami gukora ibibi. Yesu ashimwe. Ni ikizira kwa perezida gukora ibibi, kwako bimitswe n'Imana. Ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ingoma ikomezwa no gukiranuka. None aratubonye igihugu cy'Ubufaransa cyari yigaruriwe no gukora ibibi, cyari kigaruriwe mbere na mbere no gufata basoma ijambo ry'Imana, ababwiza byo gukiranuka, bya bindi birinda igihugu, bya bindi bituma abaturage bakunda igihugu, bababwiriza byo gukiranuka, batuma igihugu kimererwa neza, batuma igihugu kigikungahara, batangiye kwicirwa nk'uko byagiye bigenda. Ngo nk'uko Kristo ari we muyobozi utagaragara w'ubwoko bwe igihe bwavaga mu gihugu mu bubata bwa Egiputa, niko Satani yari umuyobozi utagaragara w'abakozi muri ibyo bikorwa biteye ubwoba, ibyo kurimbura abantu kandi bazira kwizera kwabo. Mu mujyi wa Paris ubwicanyi bwamaze iminsi 7. Buretse wumva ikintu gitangaje, iminsi 3 ibanza yari mu burakari bukomeye cyane. Ntibyagarukiye mu murwa mukuru gusa, ahubwo ku bw'itegeko ridasanzwe ry'umwami bwakomeje kwiyongera, bigera mu turere twose no mu migi yose aharanga ubuprotestanti. Ntibitaga ku myaka y'ubukuru cyangwa igitsina, ntibagiraga impuhwe uruhinja rw'inzirakarengane cyangwa umuntu wameze imvi. Abanyacyubahiro na rubanda rwa giseseka, abasore n'abakuze, abagore n'abana, bose basogotwaga kimwe. Aya magambo ndimo kuyasoma ane agahinda. Iyo ndimo kubona abategetsi b'ibihugu byacu, iyo ndimo kubona abaturage b'ibihugu byacu barimo kwakira umusemburo usa n'uwo nguwo, umusemburo wateye kino gihugu cy'Ubufaransa kugenza gutyo, ni umusemburo kiza Gatolika, aho turimo kubona abantu barimo kubiba propaganda zisa zityo. Ingoma ikomezwa no gukiranuka, nyamara hari indi mbaraga irimo gusunikira zino ngoma kudakiranuka. Ingoma ya kiza Gatolika yageneye gucirwaho iteka kuva kera kose. Uhereye muri 1928 ingoma ya kiza Gatolika, ubutegetsi ecclesiastical empire, yageneye gucirwaho iteka kuva icyo gihe. Niko ijambo ry'Imana ryayivuzeho. None abategetsi b'ibihugu byacu baratera ikirenge muri icyo ngicyo, kandi umwuka batangije no kurwanya Bibiliya, no kurwanya gusenga, no kuvuyanga iby'Imana. Iby'Imana bimeze nk'ikirundo gisukuma cyenda kwikubita hasi. Iby'Imana bimaje kuba kwambara umwambaro w'igisuzuguriro. Iby'Imana ubu ngubu birimo biragenda biteshwa agaciro cyane. Mfite ubwoba bw'ikigiye gukurikiraho cyuko hagiye guterwa intambwe zo kurwanya bera bisumba byose. Ubwo tubona umwuka wo kurwanya amasengesho ayarinda igihugu, ubwo tubona amasengesho ajya asengerwamo abakuru b'igihugu, abayobozi b'ibihugu, ajya asengerwamo abakomeye b'ibihugu,
hari abayobozi beza bari bazi kuzirikana ijambo ry'Imana ari cyo. Umugabo bita Aritazerusi Longimanus uvuga mu gitabo cya Ezra yabwiwe neza uburyo ya Ezra yasabye umwami kugira ngo ajye kuvugura igihugu cya Isirayeli cyari cyarasenywe n'ingabo z'umwanzi nk'uko birimo kugenda bimba muri kino gihe. Hanyuma asabye uruhushya umwami Ahasuwerusi nako Aritazerusi ararumuha, amuhereza n'imiya, amutera n'inkunga kugira ngo ajye kuba ku rusengero rw'Uwiteka. Arangije aravuga ngo genda kandi amasengesho yawe uzatanga uzasengera igihugu cyawe kugira ngo kigubwe neza. Ikindi uzasengere umwami kugira ngo agubwe neza. Ikindi uzasengere umuryango wanjye, abahungu banjye kugira ngo bagire ishya n'ihirwe. Muri kino gihe turimo n'iki ngiki rero amasengesho nk'ayo ngayo arangije guteshwa agaciro. Siyansi irimye, hanyuma ingingo zidafite ishingiro zirimye, hanyuma icyubahiro cyo kumva cyangwa se kumva ko ugiriye umugisha kuwiteka bimaje guteshwa agaciro n'abakuru b'iki bihugu. Bafite ubundi burinzi, bariyumva ko bashoboye, bumva ko ubutegetsi bwabo bushoboye, bariyumva ko ingabo zabo zishoboye, kandi barumva ko progress yo mu bya economy ishoboye. Nta handi hantu bakoye iyo progress bayikomeye kuwiteka kuko kuke Uwiteka ni ukuza igihugu, ni ukuza ishyanga. Rero bene data tugiye mbere, igihugu cy'Ubufaransa hari byinshi byo kukigiraho. Bene data b'abayobozi, bene data bo mu gihugu cyacu, bene data b'ibihugu muri rusange, hari byinshi byo kwigira ku gihugu cy'Ubufaransa. Kandi nimutitonda ingoma zanyu zigiye kuzabanza zihinduka umusaka. Umuhanuzi Ellen G. White yigeze kubona iyerekwa kugira ngo hari mu gitabo cy'icyongereza ni ku ipaje 45 igitabo cy'inyandiko zibanze. Yabonye inkota, inzara n'icyorezo n'urujijo biri ku butaka. Inkota, inzara n'icyorezo n'urujijo biri ku butaka. Icyatera ibihugu kugira amahoro, icyatera ibihugu gukungahara, icyatera kugira gute gushikama, icyabitera kurindwa ni ijambo ry'Imana. Ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ibyo bintu ijambo ry'Imana riraterwa umugongo, hari imikwa siyanse, hakimikwa reasoning kuko byagenze mu Bufaransa. Ndashaka kugira ngo tujye mbere. Inkuru z'ubwo bwicanyi zagiraga i Roma, abayobozi bakuru b'itorero bagize ibyishimo byinshi. Umukardinali w'Irorene ubwo ni mu Bufaransa yahembye intumwa yari izanye ubwo butumwa, maze ayiha amakambi 1000. Yishimiye ubwicanyi bwakorewe ubuprotestanti. Hanyuma imbunda yo mu ngoro ya mutagatifu Saint Angelo cyangwa se Saint Ange yarumvikanye mu rwego rwo kubyishimira, kandi inzogera zumvikana mu minara yose za kiliziya. Amatara yo hanze aracanwa, maze iri joro rihinduka amanywa. Bishimiye ubwicanyi bwakorewe abaprotestanti. No muri kino gihe cyacu hari ibyishimo bigiye kuzamuka bimeze nk'ibyo ngibyo. Kandi ibyo byishimo ni ibyishimo bibi, ibyishimo bizazamurwa na Kiliziya Gatolika, ibyishimo bizazamurwa n'amatorero ya giprotestanti yakoze ecumenisme, ibyishimo by'uko leta yarenganyije birabisuma byose, ibyishimo by'uko ubugambanyi bwabo bwageze ku ntego. Kugira ngo leta y'Ubufaransa igiye gushyira mu bikorwa bino bintu, icyayisunitse n'abapadiri ba Kiliziya Gatolika. None hano naho rero tugiye kumva imeze bityo. Hanyuma rero ndagira ngo mwumve neza. Papa Gerigori wa 13 akurikiye n'abakardinali n'abandi banyacyubahiro bo mu itorero bakoze urugendo rw'umwiyereko berekeza muri Kiliziya y'Itiro Mutagatifu Ludovico Saint Louis, aho umukardinali w'Irorene yaririmbiye Tedeum n'ubu ngubu igiririmbwa. Hanyuma ngo hacurishijwe umudari wo kwibukiraho ubwo bwicanyi, kandi Vatikani hashyirwa ibishushanyo 3 bikiharangana n'ubu byerekana ubwo bwicanyi, aho umwami ari mu nama iyo mu gukora ubwo bwicanyi ndetse n'ubwo bwicanyi ubwabwo. Papa Gerigora wa 13 yohereje umwami Charles ururabo rwa roza rukozwe mu izahabu, kandi hashize amezi 4 nyuma y'ubwo bwicanyi yaje gutega amatwi ikibwizwa cyabwirijwe n'umupadiri w'Umufaransa wavuganye umunezero mwinshi n'ibyishimo, avuga ku bya munsi igihe papa yamenyeshwaga inkuru, maze akagenda ashagawe agiye gushima Imana na Kiliziya Mutagatifu Ludovico.
ubwicanyi bukorewe abera bisuma byose, ubwicanyi bukorewe abasoma ijambo ry'Imana, ubwicanyi buzanye ubutumwa bukorewe abazanye ubutumwa bwiza. Hanyuma papa Gerigora ubu papa bujya gushima Imana mu ngoro ya mutagatifu Rudoviko. No muri kino gihe cyacu iby'Imana, ijambo ry'Imana ribwirizwa ry'ukuri rimo riritwa ubwaka, rimo riritwa ubuheretics. Muri icyo gihe bicaga basomejaga ijambo ry'Imana, bicaga bazaniye ubutumwa bwiza, bakabica bitwa bavuga ngo ni iki n'abaheretics n'abahakanye. No muri kino gihe giheruka tumo turabona itsinda ry'abantu kuvuga ngo hari abaheza nguni, itsinda ry'abaheza nguni bavuga ngo nabishingiza ku meme bibiri, aba fundamentaliste. Ubwicanyi burimo gutegurwa mu ibanga, n'ubwicanyi bugendereye abo ngabo. Kiliziya Gatolika irimo irasunika ibihugu, ubupapa burimo burasunika ibihugu. Kiliziya Gatolika abayobozi bayo, abaprotestante, amatorero y'Iprotestante yose akoze ecumenisme, arimo arasunikira abategetsi b'ibihugu kugira ngo bakurikize urugero rw'ibyakozwe mu Bufaransa, kandi kizakurikiraho ni ukurimbuka, ni revolution, ni revolution, n'iki ni nakaduruvayo, n'inkota, n'inzara, n'icyorezo ku butaka, n'urujijo ku gihugu. Ndagira ngo mwumve neza ngo umwuka wa satani wakoresha ubwicanyi bwawe muri katedrali yitiriwe mutagatifu Bartolomayo ni nawo soko y'ibyaranze impinduramatwara. Ngaho rero bya bintu nasomaga byaranze impinduramatwara, ubutegetsi bw'impinduramatwara, icyatumye abaho impinduramatwara. Mu yandi magambo, Kiliziya Gatolika yateje igihugu cy'Ubufaransa ibisazi, bituma igihugu cy'Ubufaransa kituma gishaka impinduramatwara, aho buri muturage yumvaga yavutswemo n'ibisazi, buri mutegetsi w'igihugu yabaga yavutswemo n'ibisazi, kugira ngo ari umwuka wo gushaka impinduramatwara. Hanyuma rero nanone aha naho ngo ubwicanyi bwabereye mu gihugu bukomotse ku by'idini, nk'uko twahoze tubusoma ibyabereye ku ngoma ya mutagatifu Bartolomayo. Ubwicanyi bwagiye bukorerwa hagiye hatandukanye mu gihugu, mu mashyamba, aho abasengeraga bicirwaga. Ni nawo watumye igihugu cy'Ubufaransa, abaturage b'igihugu cy'Ubufaransa barakara, bituma bigomeka ku ngoma ya Kiliziya Gatolika. Bityo umwami wemerwaga na Kiliziya Gatolika mu Bufaransa bituma yerekezwa guhirikwaho, kandi amaje mu gushaka guhirikwa haba ubwicanyi bukomeye mu Bufaransa, haba ikintu kitigeze cyo mu Bufaransa, inzu ziratwikwa, akaduruve kavuka hose mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndashaka kugira ngo tubisome twihuse. Ubwo rero nimugira ngo ikindi, iyi nyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu, ubutegetsi buvuye ikuzimu bwazamutse kubw'ibintu byari byarabaye mu Bufaransa. Bityo rero Ubufaransa bitewe n'ibintu byari byarabayemo, bitewe n'amahano yari yarabereyemo, byatumye hazamuka ubutegetsi burwanya Imana, burwanya iby'Imana bweruye, bitewe n'akaduruvayo ndetse n'ubwicanyi bwari mu Bufaransa. Mu yandi magambo, ubutegetsi bwazamutse burwanya Kiliziya Gatolika, burwanya n'ijambo ry'Imana muri rusange. Akaduruvayo kazamutse mu Bufaransa kagendereye guhirika amategeko yariho mu Bufaransa no guhirika amategeko y'Imana muri rusange. Muri kino gihe giheruka hagomba kuba bimeze nk'ibyo ngibyo, ubwo amaleta y'ibihugu arimo gutera intambwe mu kurwanya Imana, ubwo amaleta agiye gutera intambwe mu kurwanya abera bisumba byose, kandi abitewe n'idini hagiye kuzamuka imbaraga y'uburevolutioniste, imbaraga izazamuka mu gihe ibyago birindwi bizatera, kuko ni ibintu bigomba kubaho: inkota, n'inzara, n'icyorezo, n'urujijo ku butaka. Ubwo rero ndagira ngo mwumve neza, kugira ngo Ubufaransa bujye kwitwa Sodomo na Egiputa mu mvugo y'iby'umwuka, kugira ngo bujye gutera intambwe yo kugira ngo inama nkuru y'igihugu ikureho gusenga, kandi ibitabo bya Bibiliya bigakusanywa kugira ngo bitwikwe aho byakomotse, amategeko y'Imana kugira ngo aribatwe, ibigo byacapaga Bibiliya kugira ngo bijye gufungwa, icyari cy'umweru cy'imirimo kigashyirwa mu minsi 10, ndetse hakaza no kwataka itegeko rigendanye no gushyingirwa, kandi ikindi kinone umubatizo no guhabwa Ukaristiya bigahagarikwa. Byavuye ku bwicanyi bwabereye mu Bufaransa. Akaduruvayo ku bwicanyi bwatewe na Kiliziya Gatolika byabereye mu Bufaransa niyo byateye bino bintu byose.
mbese no muri kino gihe turimo turabona amategeko abuzanya umubatizo. Abantu bitondere ibirimo kubaho, barishingikiza kuri siyanse bakarwanya iby'Imana. Siyanse irimikwa, iby'Imana bikarwanywa. Hazakurikiraho iki? Imana izareka igihugu, Imana izareka ibihugu, satani asigare abikontorora. Kandi na n'ubu ngubu ufite ibimenyetso by'uko satani atangiye gutegeka ibihugu n'igihugu muri rusange. Aho ubwicanyi buri kugenda bujya hose, aho imitima abantu yo kwifuza irimo igenda izamuka, kwifuza kandi kugenda kuzamuka mu mitima, aho kwifuza no kugenda kuzamuka muri buri mutima, aho umutegetsi w'igihugu abana na mugenzi we mu buryo bwa suspicion, mu buryo bwo guhangana no gucengana, aho ruswa zimugenda zitera imbere, ubucamanza mu gihugu buragenda bugira gute? Buragenda budindira. Ubucamanza gutanga ruswa, ikimenyane, akazi karabonwa n'ugize gute? N'urifite rikijyana, cyangwa se n'ufite umugererayo, cyangwa se n'uwatanze ayo mafaranga. Ahantu hose ugukiranuka kugenda kugwa mu nzira. Mu yandi magambo, ubutabera buragenda bugira gute? Busiribangwa. Ahantu hose haragenda havuka umwuka uzagira icyo byari uko byagenda kose. Igihugu gikeneye amasengesho, igihugu gikeneye kwihana, nubwo mwabyemera mwabyanga. Hanyuma iyo ukomeje ukareba ibyo mu Bufaransa, ibyabaga mu Bufaransa, ntabwo ngo abayobozi ku ipaji 202 ngo abayobozi b'ibihugu ntibabonaga ingaruka zizanwa n'iyo politiki imeze ityo. Inyigisho za Bibiliya ziba zarashyize mu bitekerezo no mu mitima y'abantu amahame y'ubutabera, kwirinda, ukuri, gukora ibitunganye, ubugira neza, ryo pfundo ryo kugubwa neza kw'igihugu. Mbese murabyumvishe neza? Kugubwa neza kw'igihugu ngo bibaye iki? Hanyuma ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ubwo mu yandi magambo rero, igihugu cy'Ubufaransa cyagombaga gusigingira kubera ko cyo cyarukanye Imana. Ubwo bamwe barimo gutekereza ko bagiye kwirukana amahame y'Imana, ko bagiye kwibohora ku by'Imana, ko bagiye kwibohora ku ngingo z'ibyuma, cyangwa se ku byo kwiringira Imana, bakimika siyanse, bigashyira ibihugu byabo hejuru, bikabahereza iterambere mu by'ubukungu, bikabahereza iterambere mu by'ingabo, bikabahereza iterambere mu bya siyanse. Ibiramambu gukiranuka niko gushyira ishyanga hejuru, niko gushyira ubwoko hejuru. Hanyuma rero, ubwo mu yandi magambo, ubwo turimo kugenda gutyo, no kugenda hakanirwa iby'Imana, ibihugu byacu bigomba kuba imisaka. Hanyuma rero ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro, kandi biva ku gukiranuka n'ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose. Ubwo mu yandi magambo rero, ahimuwe gukiranuka habura amahoro. Ahimuwe gukiranuka habura amahoro, kandi ikindi, ahimuwe gukiranuka ihumure n'ibyiringiro birashira. Mbese bizagenda bite aho buri muturage wese w'igihugu azakinira kansaringi? Bizagenda bite aho buri muturage w'igihugu wese azavukamo no kugira gute? No kwiheba? Mbese bizagenda bite ubwo buri muturage w'igihugu wese azazamuka n'umwuka w'ubwihebe? Hari ibintu bibiri bijya biterana no gushira amanga. Kimwe cya mbere ni umwuka w'Imana ujya uterana no gushira amanga. Ikindi kintu giterana no gushira amanga ni ubwihebe. Reka dukomeze mwumve neza. Umuntu wumvira amategeko y'Imana ntazabura kubaha no kumvira amategeko agenga igihugu cye. Umuntu wubaha Imana azubaha umwami mu migenzereze ye yose n'ibitunganye n'ibyerekeye amategeko. Nyamara Ubufaransa bubabaje bwamaganye Bibiliya kandi buca abayikurikiza. Uko ibinyejana byakurikiranaga, abantu badakebakeba kandi b'inyangamugayo, abantu b'abanyabwenge kandi bakomeye mu muco mbonera, abantu bagize ubutwari bwo kwerura bakavuga ibyo bizera kandi bakemera no kuba bapfa bazira ukuri. Ibinyejana byinshi bakoreshwaga uburetwa, bagatwikwa ku mpamvu, cyangwa se bagashengukira muri za kasho. Abantu ibihumbi byinshi babonye umutekano mu guhunga.
amatwara menshi muri kino gihe y'ibihugu, amatwara mu kazi arimo aratuma bamwe bahunga akazi, nyamara byashyirwa ku rubuga bikagirwa urw'amenyo, bakumva burya ari ubujiji bwose. Amatwara arimo kugenda azanwa muri labor unions, abakuriye amasosiyete yigenga, abakuriye amasosiyasiyo y'abakozi. Amatwara arimo kugira narimo gutuma ibyo gukiranuka byirukanwa, kandi igihe kirageze kugira ngo nanone ibihugu bimwe bishyiraho amategeko atuma bamwe bicwa abandi bikirukanwa mu gihugu nk'uko byabaye mu Bufaransa. Mbese bizagenda biti? Haba harabayeho bake cyane mu Bufaransa batigeze babona abigishwa ubutumwa bwiza, bahunga uburakari bukaze n'abatotezwa. Abahungaga ngo bajyanaga ubwenge bwabo n'ubukorikori n'ubuhanzi, ubucuruzi ndetse n'umwuka wo kugira gahunda byabarangaga mu rwego rwo hejuru, bityo bikajya gukungahaza ibihugu babonagamo ubuhungiro. Uko bunguraga ibindi bihugu bakoresheje izo mpano zabo, niko igihugu cyabo cyabaga kihagiriye igihombo. Iyo abirukanwe bose bazaga kuguma mu Bufaransa, iyo muri iyo myaka 300 ubuhanga bwo gukora bwabo bahunze bakoreshejwe mu guhinga ubutaka bw'Ubufaransa. Iyaba muri iyo myaka ubuhanga bwabo mu bukorikori bwarakoreshejwe mu guteza imbere ibikorwa mu nganda, iyo muri iyo myaka ubuhanga bwabo bwo guhanga ibintu bishya ndetse n'ubushishozi bwabo bwo gusesengura kandi bigateza imbere ubuhanga buhanitse, iyaba ubushishozi bwabo bwarayoboraga inama z'Ubufaransa kandi ubutwari bwabo bukarwanirira icyo gihugu mu ntambara barwanaga, ubupfura bwabo bugatunganya amategeko y'Ubufaransa ndetse n'idini ya Bibiliya igakomeza ubwenge bwabo kandi ikayobora umutima w'abaturage. Mbega ikuzo Ubufaransa bwari kuba bufite muri iki gihe! Mbega uburyo Ubufaransa buba bwarabaye igihugu cy'intangarugero mu bindi bihugu, gikomeye kiguwe neza kandi cyuzuye umunezero. None igihugu cyo mu Bufaransa ko twasomye amateka kibanjirije cyari kimeze gite? Ubwo kirukanye abahugweno, kirukanye abari gukomeza igihugu, intwari z'igihugu, abari bafite ubwenge, abari bafite gukora mu gihugu, abari bafite ubushobozi bwo guhinga igihugu, abari bafite ubushobozi bwo gukungahaza ubuvanganzo mu gihugu, birukaniwe ku mugaragaro. None igihugu cy'Ubufaransa cyo kimeze gite ubwo? Reka twumve neza. Ngo nyamara urwikekwe rwuzuye ubuhumyi no kudakurwa kw'izima ngo rwirukanye ku butaka bw'Ubufaransa buri mwigisha wese w'iby'imico mbonera. Ubwo hagomba gukurikiraho kwangirika rero. Abantu bose babwiriza iby'imico mbonera, ibyo kurinda kwangirika kw'igihugu, ubwo mu yandi magambo barirukanywe. Hakurikiragaho iki? Hakurikiragaho kugira ngo bategekwe n'imitima y'abantu. No muri kino gihe cyacu turabona abantu barimo kwangirika mu by'imico mbonera. Ababwiriza iby'imico yo gukiranuka barirukanwa ku ruhimbi, barirukanwa ahantu hose. Ababwiriza ngo mwitware gutya, murye gutya, mwambare gutya, mugende mutya, barirukanwa batababariwe, ntabwo barimo kwihanganirwa. Mbese bizacura iki? La France today, Ubufaransa muri kino gihe. Hanyuma mwumve neza, Ubufaransa bwabwiye abantu bajyaga kubuhesha kumenyekana n'ikuzo mu isi buti nimuhitemo kimwe, gutwikwa cyangwa guhunga. Muri kino gihe cyacu turimo turabona umwuka usa n'uwo nguwo. Ndimo ndabona umwuka umwe urimo kuzamuka, urimo kwirukana ababwiriza ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zimwe, ama YouTube channel, ababwiriza byo gukiranuka arimo arafungwa. Arafungirwa iki? Aharimo kubwirizwa ubutumwa ari amaradiyo amwe yagiye acecekeshwa, ahavugwa iby'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bweruye, hagiye hasibwa, harangije gusibwa, himikwa n'imbaraga z'umwanzi, himikwa n'imbaraga zo gutuka Imana, hima imbaraga zo kurwanya Imana, hima imbaraga zo kujora iby'Imana, hima imbaraga zo kurwanya Bibiliya mu buryo bweruye, hima imbaraga nk'izo njya numva ari ziboneka ku maradiyo agiye atandukanye, hima imbaraga nk'izabaye mu Bufaransa zo kurwanya Imana mu buryo bweruye.
mu ntara nyinshi amazu yari ay'abakomeye gusa. Umva rero ikintu cyari gikomeye cyane, umva ngo guhunga kw'abahubwe no kwateye Ubufaransa gusubira inyuma mu majyambere muri rusange. Imijyi yarangwagamo inganda zateraga imbere cyane yabaye umusaka, uturere twarumbukaga twongeye kubigunda, gusubira inyuma mu by'ubwenge no guhenebera mu mico mbonera niyo byakurikiye igihe cy'amajyambere yakataraboneka. Umujyi wa Paris wahindutse icumbi ry'abatindi nyakujya, ndetse bivuga ko ubwo impinduramatwara yatangiraga abakene 200,000 bahoraga bateze amaboko basabiriza ngo umwami agire icyo abaha. Umva rero amagambo akomeye, nagira ngo mukiteho iki kintu neza. Muri iki kintu nashaka kugira ngo mukiteho bene data, ngo muri icyo gihe igihugu cyari mu kaga gakomeye. Abayezuwiti bonyine nibo bari baguwe neza. Ikintu gitangaje ni muri kino gihe cyacu entity za Kiliziya Gatolika nizo ziguwe neza. Muri kino gihe cyacu turimo turabona amafaranga agenda, turimo turabona abantu barimo gutezwa imbere, ingana zirimo gutezwa imbere, abarimo kuzitezwa imbere ni bangirazo nyine, kandi bafite icyo bahuriyeho na Roma. Ahari babara abajezuite kuko imbaraga za kijezuite zakuriye hose. Aha ngaha naho rero ngo muri icyo gihugu cyari mu kaga gakomeye, abayezuwiti bonyine nibo bari baguwe neza, bategekanaga igitugu amatorero. Mbese no muri kino gihe amatora asigaye si makeya, abayategeka ni bande? Uko byagenda kose nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze, ni imbaraga za Kiliziya Gatolika ziyategeka. Bategekanaga igitugu amatorero, amashuri, za gereza ndetse n'amato. Mbese bigenda bite iyo hagezweho icyiciro cy'uko abambari ba Kiliziya Gatolika, abajezuite, ni ingabo zirimbura za Kiliziya Gatolika? Hakurikiraho iki iyo abambari ba Kiliziya Gatolika bategekana igitugu, aribo basigaye bategeka ibya leta, bategeka iby'idini, bategekana iby'amatorero, bategeka iby'inganda, bategeka iby'imisoro, bategeka buri cyiciro cyose cy'ubuzima gitegeka mu igitugu, kandi kigategeka igitugu n'abambari ba Kiliziya Gatolika. Bigenda bite iyi nganda gukungahara, gusiga amaparitema yubakwa mu gihugu, aho inyubako zigiye zitandukanye zubakwa n'abemewe na Kiliziya Gatolika? Bigenda bite iyo buri gihugu gitegekwa na Kiliziya Gatolika? Nta kindi gikurikiraho ni inkumbiri y'impinduramatwara, ni umwuka wo kurwanya Imana mu mitima y'abantu, ni umwuka w'ubwihebe mu baturage. Umva n'amagambo akurikiyeho ngo mu ntara nyinshi amazu yari ay'abakomeye gusa. Amazu no muri kino gihe giheruka, muri kino gihe cyacu turimo turabona abantu barimo kubaka, hagashyirwaho amananiza menshi mu kubaka, cyangwa se bimwe mu byubatswe bigasenywa kugira ngo bene gusenyerwa bajye gutura mu maparitema, bajye gucumbika kandi bari batuye. Mu ntara nyinshi amazu yari abakomeye gusa, naho abandi baturage bakoresha amaboko bo mu nzego zitandukanye bakajya bayakodesha. Bene amazu bafataga abaturage uko bashatse, kandi bakabategeka kumvira ibyo babasaba byose bikomeye. Umutwaro wo gutanga ibyabeshagaho itorero na leta wari ku mutwe w'amatsinda ya rubanda rugufi ndetse n'uruciriritse, yakwaga imisoro n'abategetsi ba leta ndetse n'abayobozi b'iby'idini. Imisoro mu by'idini n'imisoro mu bya leta. Kumererwa neza kw'abakomeye byari nk'itegeko ridakuka, naho rubanda rugufi n'abahinzi n'aborozi bashobora kwicwa n'inzara, kandi abayibateje batabyitayeho. Mbese murumva ikintu cyavutse mu Bufaransa? Ngaha aho ibihugu byacu birimo kwerekeza, kandi bimwe mu bihugu byarangije kugera hano. Mu byo yakoraga byose, umuturage yari agize gute ngo yari ategetswe gushyira imbere inyungu z'uwo abereye mu nzu. Abari bafite amazu bari barahindutse abami baramywa,
abazi amateka y'Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa cyaraciwemo amatsinda 3, abaklereriye, abananikleriye na cy'erzeta. Mbese muri kubyumva neza? Imana ishimwe ibyavuzwe n'ijambo ry'Imana ni ukuri. Umva rero dukomeze. Mwitangira ry'impinduramatwara kuko uburenganzira bahawe n'umwami, abaturage bahawe amahirwe yo kugira abahagara mu nteko nkuru y'igihugu baruta ubwinshi umubare w'abakomeye ndetse n'abayobozi b'iby'idini bose hamwe. Kubw'ibyo ubwo mu yandi magambo abaturage bemerewe bitewe n'umubaro bari bafite, abaturage bari bafite umubaro mwinshi cyane, bemerewe, umwami yabemereye kugira ngo aribo bagira umugabane munini cyane kuza mu nama y'igihugu, kandi ngo icyari kigambiriwe ngo byari ukongera imisoro. Umubaro w'abantu wagomba kwiyongera. Mu itangira ry'impinduramatwara ngo kubwo uburenganzira bahawe n'umwami, abaturage bahawe amahirwe yo kugira abahagara mu nteko nkuru y'igihugu baruta ubwinshi umubare w'abakomeye ndetse n'abayobozi mu by'idini bose hamwe. Kubw'ibyo uruhare runini rw'ububasha rwari mu maboko yabo, nyamara hakoreshejwe mu gukungahaza ubuvanganzo mu Bufaransa ntabwo bari biteguye kubukoresha mu buryo bw'ubwenge n'ubushishozi. Umva rero ikintu gitangaje, umutima w'abantu wari waragiwemo iki? Wari warigaruwe n'ibibi. Hanyuma ugenda bite? Ubwo bari bashishikariye cyane mu gukosora ibibi, bari bashishikariye cyane gukosora ibyagiye bikorwa na leta, bari bashishikariye cyane gukosora ibibi, bari bashishikariye cyane gukosora ibibi byari byaragaragaye, maze biyemeza gutangira kongera kubaka umuryango mugari w'Ubufaransa. Rubanda rwari rwarasuzuguwe, kandi intekerezo zabo zuzuyemo ibitekerezo bibabaje kandi bibamazemo igihe kirekire by'ibibi bagiriwe. Bari bafite traumatisme psychologique. Noneho biyemeje kwiganzura ubutindi bari batagishoboye kwihanganira, ndetse biyemeza no kwihorera kuba bafataga ko ari bo ntandaro y'imibaro bari barimo. Abari baratandukanijwe bashyizwe mu barakandamijwe bashyize mu bikorwa inyigisho bari bamaze igihe kirekire cyane, bari bamaze igihe bategekeshwe igitugu, maze nabo bihimura ku bari barabakandamije. Bene data, muri mukumva neza ingaruka z'ubutegetsi bw'igitugu, muri kumva neza ingaruka z'ubutegetsi bwa kiziragatuka zo kugira bamwe bakandamizwa, kandi murimo kwimvira neza ingaruka zo kwimura Imana, murimo kwimvira neza ingaruka z'iki? Ingaruka zo kurwanya Imana, murimo kwimvira neza ingaruka zo kurwanya umwuka wo gusenga, muri kumva neza ingaruka zo kujya zo kwirukana abantu b'Imana no kurwanya abantu b'Imana, abafite ubwenge, abakunda igihugu, abatinya ubutegetsi bwa leta kwirukanwa mu gihugu, hagasigara mu gihugu abanyabyaha bw'imbi, abangiritse muco mbonera. Mbese bene data bizagenda bite? Bene data abanyagihugu, bagenzi banjye, bizagenda bite ubwo bizagenda gutyo? Kandi twiyumviyemo neza uburyo abayezuwiti bategekanaga amatorero, insengero, bategekanaga amato, amagereza n'ibigo by'amashuri, bakabitegekana igitugu. Mbese mwabyumvisha ahantu mwahumvishe? Ntabwo nshaka kugira ngo nkomeze mu gusoma, ahubwo ndashaka kugira ngo mubwire neza nsoza ibyabaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni akabarore ku bihugu byose birimo gusorwa n'imperuka y'ibihe. Kandi kiriya gitabo ukomeje gusoma usanga bavugamo ko ngo ibyabaye mu Bufaransa muri kiriya gihe nibyo bizasubira ku mperuka y'ibihe. Niyo mpamvu tugomba kwiga ibyabaye ku Bufaransa, tukabyiga neza, bikabitubera ibyigisho, tukabyiga tugamije kureba neza imiterere y'ibizaba biriho muri sosiyete, imiterere izaba iriho mu butegetsi bw'idini, imiterere izaba iriho mu butegetsi bwa gipolitiki. Ibyabaye mu Bufaransa byateye igihugu cy'Ubufaransa kuba umusaka. Revolution y'Ubufaransa yateye igihugu kuba umusaka. Politiki y'abahanira impinduramatwara yangije ibintu byinshi cyane mu gihugu, amazu akomeye yo mu gihugu. Hanyuma
ingoma ya cyami ibwami haratakwa. Kandi nanone Ruwiseze Ruwi wa 16 wa mutegetsi warebereraga ubwicanyi bwakorwaga mu gihugu cye ari bwa bundi bwabereye ku ngoro y'Utore Mutagatifu Bartolomayo, ndetse n'andi yagiye atandukanye mu gihugu, hicwa abagorozi, abandi birukanwa, abahugwe no birukanwa. Ubwe yaje kwibonera ubwe buhamya bwo gucibwa igihanga agiye muri guillotine yari yakozwe n'umujesuite bita Joseph guillotinage. Yisha abategetsi barenga 500 muri bikozwe na Robespierre ayoboye itsinda ry'abaharaniraga revolution bita ngo ni abajacobe. Aragenda yica abantu 500 akoresheje icyuma cyahimbwe n'umujesuite witwa Joseph Guillotine. Imbaraga y'Ikijesuite yakoze ibintu bitangaje mu binyejana byagiye bikurikira. Bene data twahuze tuyisoma mu Bufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyagenze gutyo ngo mutuyira duto two mu Bufaransa habonekaga imodoka binini byijimye ngo byabaga ngo bipakiye abantu ngo bibajyanye gutwikirwa mu ishyamba. Abari mu kwicwa ntago ari abagorozi, ntago ari abantu b'Imana, ntago ari abantu b'iki, ntago ari abahamya b'Imana barimo kwicwa. Noneho ntago ari abandi basengaga barimo kwicwa. Harimo kwicwa abategetsi b'igihugu barebereye ayo marorerwa. Abantu ubundi ikintu kimwe njye babwira, iyo ubutegetsi bwiye muguriye kurwanya Imana, igikurikiro nikireka nkibabwire: inkota, inzara n'icyorezo n'urujijo ku gihugu. Amarerwa yakorewe mu Bufaransa, amaraso yaberamenewe mu Bufaransa, gutwikwa kwa bira mu Bufaransa twoze dusoma, kwimika kwongeka kw'imico mbonera mu Bufaransa, kwirukana abahugwe no kwirukana abaprotestanti mu gihugu cy'Ubufaransa, byabagejeje kuki? Byabagejeje kuri apoje mbi. Imbuto zabibwa igihe kirekire cyane zaje gutanga umusaruro w'impinduramatwara. Ahari hafunzwe abagome, ahari hafungiye abagome kuri gereza y'umwami, ahari hafungiwe mu yandi magambo gereza y'umwami yafungiraga abagome yaragira kingurwa. Igihugu cy'Ubufaransa kirangije kiyegurwamo kiyegurwa no kumena amaraso. Kandi ahagiye atandukanye mu Bufaransa habonekaga amatsinda y'amabandi, amabrigand, amatsinda y'amabandi yamenaga amaraso kandi yagendaga yica abantu, akagenda atwara imitungo y'abantu. Ngibyo ibyari byaramenwe, ibyari byaragize gute, ibyari byaribitswe mu gihugu cy'Ubufaransa. Mwibuke neza, nta bagorozi bari bakiri mu gihugu kugira ngo ari bo bakorerwa ibyo ngibyo byose. Ubwo mu yandi magambo, bene data b'abayobozi, inkubiri y'isi yose irimo kwiruka nk'ijya kwirimbukiro, ishagutse mu bwoko bw'Imana. None se bizagenda bite ubwoko bw'Imana buzabushize muri bo? Igihugu nta burinzi uzaba ugifite, ubwo bazatangira kwitsemba. Inkota, inzara n'icyorezo ku butaka, ibyago 7 by'iminsi y'imperuka. Tuzagira igihe cyo kwiga icyigisho bwa nyuma kuri iki ngiki. Dusoza, ngira ngo tujye ku musozo w'icyigisho cyacu. Dusoza, ndasaba bene data kugira ngo batekereze neza nanone, mbere yuko bashyira mu bikorwa imipango barimo gupangira mu ibanga. Dore ko ijambo ry'Imana yavuze ko byo barimo gupanga no gupangira mu ibanga. Uko byagenda kose niko bigomba kugenda. Nubwo ushaka kumbaza uti imipango dupanga mu ibanga ni iyihe, ariko ijambo ry'Imana ryari bisobanuye ko itegeko ry'icyumweru ririmo genda rifata urugendo rwacyo mu ibanga, ntagarahagaragara. Tuzabona za Kari Free Day, tuzabona amategeko ategeka abanyeshuri kwiga ku isabato. Ibyo byose byerekera ku kintu kimwe: mu kurwanya abera bisumba byose, mu kurwanya abadivantisi umunsi wa 7, mu kurwanya abakurikiza amategeko y'Imana afite gomye kwa Yesu Kristo. Ijwi riracyari rya rindi rivuga ngo bwoko bwanjye nimusohokemo, stand separate, ntimugakore ku kintu gihumanye, stand apart. Umuhamagaro wo kwitandukanya. Bene data turahamagara kugira ngo mwitandukanye n'inkubiri yangiza. Turahamagara kugira ngo mwitandukanye n'ikibi cyose, mwakire ijambo ry'Imana gomye kwa Yesu Kristo. Nibyo bigeneye imibiri yanyu, kandi mwakire Yesu Kristo umutanga bugingo.
nimuterwe ubwoba n'ibyo muzarya n'ibyo muzanywa n'ibyo muzambara, kuko umubiri uruta ibyo kurya, kuko ibyo kurya umubiri uruta ibyo kurya kandi n'umubiri uruta imyambaro. Uwiteka afite byinshi kuri mwebwe, azabera abahungu n'abakobwa. Dusoma amagambo aheruka aboneka mu byahishuwe igice cya 18, niho dukomeza gusoma amagambo aboneka mu byahishuwe 18, ubwo abategetsi b'isi bagomba gusindishwa na Kiliziya Gatolika, ubwo bagomba gutera ikirenge mu cyo kugira gute, mu cyo kurwanya Imana no mu cyo kurwanya abera bisumba byose. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo ndi bukubabwira, hanyuma y'ibyo ngibyo, hanyuma y'ubwifatabwanye bwa Kiliziya Gatolika n'amareta yo kurwanya Imana no mu kurwanya abera bisumba byose, hanyuma y'ibyo ngibyo, hanyuma yo kubona maraya wicaje inyamaswa, hanyuma y'ibyo ngibyo arangura ijwi rirenga ati, iragwiraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Babuloni, Kiliziya Gatolika yahindutse icumbi ry'abadayimoni kubera ibitandukanye, bitewe n'ibyo yagiriye amahanga, bitewe n'ibyo yategetse abami, bitewe n'ibyo yamburesinze cyangwa se n'ibyo yakiriye, ubwo yafataga abasenga ibigirwamana, ubwo yafataga amadini yose akihuza nayo, yarangiza ikarambura amaboko ihobera abapagani, ikarambura ihobera abayisilamu, yarangiza igahura n'abapagani bandi basenga imisozi banasenga pacamama. Ubwo abikora gutyo, dore ijwi rivuga ngo kuko amahanga yose ntago ari umuturage umwe, ntago ari igihugu kimwe, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ry'ubusambanyi bwo mudugudu, kandi abo mu isi basamaraga nabo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bwawo bwo mudugudu no kudamarara. Numvira ijwi rivugira mu ijuru riti, ubwoko bwanjye nimusohokemo, ubwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa n'ibyago byawo. Nukora bene data, iri ni ijambo ry'umuburo, iri ni ijambo ku mukumbi mutoya uboneka muri Babuloni, kugira ngo mwitandukanye na Babuloni, muhagarare mwitandukanije, the call to stand apart, muhagarare mwitandukanije n'ikibi, nimukore ku kintu gihumanye. Uwiteka azabakira, azaberesa namwe abahungu n'abakobwa. See you Maranatha. Uwiteka bahire. Reka dusenga Imana. Uwiteka nyiringa Imana, tugushimiye amagambo uduhuguje kuri no mugoroba, turakwinze kugira ngo uyubake mu mitima y'abayobozi bacu ndetse n'abizera bacu ndetse n'abaturage muri rusange. Kandi mwami Yesu, turakwinze kugira ngo uyu muburo uzenguruke isi yose, mbere yuko umuvumo uzenguruka isi yose. Utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tutunge inama z'ubwenge, kandi ude gushikama ku cyo wavuze muri kino gihe giheruka, kugira ngo turwanye satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu, amen.